Sisco. Ako se umukobwa Sisco. Mezete mani bibika. Wewe kwirare kwa ke tonda baringa majya mbanzane kabano banje ko muri gare muri hano tumugeze uhangana kuzana bari wambere ukamikoro gato. Bari wambere ukamikoro gato reka manze mu setting wambere ukamikoro gato. Ndashaka kubazaho gato. Akamikoro rwaho karakweje aho karafite. Akomanya ibintu ukoze ntabwo ari sawa. Mvuze ngo reka muteze abantu tubanze tubaze mu ligara baho gutese aragiye akomana amasa. Ariko se kamera ma igira hano mbanze dere. Kamera amasahane yongeje ndamenye umuriga ariko ndibikira. Yo, let me call me the bad man here. Ihsan the champion here. Ihsan follow, like, share, comment on Instagram. Yo, wewe waje kuongelea Mr. Sisco ewa. Ahantu kampara muri apartment nzita. Eto ashite mo ya apartment yabo kampara cyagashika bisa n'usore yijyana ariko bagira ngo nuze gucikwa kugenda ndamutungire mugere mu mfaya aresteze yariye umusore akura ngo byane bari muri gatureba yariye byose bitayari. Wewe Siyego tujyana Mr. Sisco bagenda tumutungira byatari babo reba cyogara ku miryango atuye ayo kwa subscribe hasi ukorera kandi no kwa profile kugira ngo ugiye akora cyane cyane twese hano rero ureba imbere y'umuryango hano rero bari mu muryango umusore yahaye dusinze ko abantu n'imyanya tugiye kwinjira kugira ngo twige kwitonze mu bintu bimeze bite ise yarashumye bize we guma kugira ngo bashe kumuntu ureka ko turinjiye nta kabibazo y'Afrika twinjiye nari urero urahabona hano twamaze kwinjira ariko muri gasinje kumona sinzi ngana ari yakaba yaryamye ariko muri gana abandi bo ndamubona kandi wasanga ari muri douche Sisco ako se umukobwa mezete mani bibika. Wewe kwirare kwa ke tonda baringa majya mbanzane kabano banje ko muri gare muri hano tumugeze uhangana kuzana bari wambere ukamikoro gato. Bari wambere ukamikoro gato reka manze mu setting wambere ukamikoro gato. Ndashaka kubazaho gato. Akamikoro rwaho karakweje aho karafite. Akomanya ibintu ukoze ntabwo ari sawa. Wewe cyane tugandeho gato ni by'amasegonda make. Mezete se bro. Ni fresh ishumi Kampala se ngo gute. Cyane fresh man. Usanze naringiye muri doshe. Kujyamo neza. Ako nawe bawaneguje umuntu akaba yambaye utuntu mani. Nsko muteje abantu wewe bireka chance tuvuye ko misi. Nuvuge. Nakwaje cicike. Nimbora turimo neza tureka. Rero mvuze ngo reka muteze abantu tubanze tubaze mu ligara baho gutese aragiye akomana amasa. Ariko se kamera ma igira hano mbanze dere. Kamera amasahane yongeje ndamenye umuriga ariko ndibikira. Ureko urabona ko n'ubundi n'inzara cyane no kwa ibintu byitwa amafirigo nta kintu kirimo. Urabona ko rero ikintu cyitwa icyo kurya hano ikintu gikomeye cyane akaba. Abo surashonje bro, urashonje. Ganje nta mucunguzi. Keri Ihsan, nako bro rero ukomera ikintu. Ntabwo tubimujyanye. Neza uyembe citakoze. Mu nzu rero. Urafata iki se? Musanze na mezete se Kampala kumuna telefone ufite. Sa telefone nayo mfite yingi. Ufite telefone. Ako nabo kwifashisha naje Kampala navuganye ubuzima azagera hano bikancanga gusa nyine Kampala. Mikoro se yakorera cyangwa mufatira mikoro. Birakorera kwishi. Nta kibazo nayifata ariko nabe bito. Mezete se Kampala. Kampala ni ibisazi. Gusa nyine ni heza cyane. None ubuzima bwa Kampala umeze neza. Ubuzima ni fresh. Bwa Kampala na Nairobi. Kampala kinaboneye nyine to ubuzima bwabo burahendutse. Ntabwo wavuga ngo ufite amafaranga yari yose nyine ikintu cyose wakibona nyine to ngubu aho kubana nyine ntabwo byari bikaze nyine cyane. Ni sawa nyine to. Life yana borose. Akuranje wazaza gutura hano hantu men. Ahubwo se ahubwo nayo mpanga mwana. Nje navuze ati nyange uva Kigali no mugoroba nze mugoroba bambiyane muri bambya apartment ariko muri kwashi city. Apartment ya Boro Kampala abantu nimba batanayizi bazaze barebe. Bambwira ko nangigira ama nimero nimba bambwiye kuri mu cyumba cyitwa Nigeria kwitwa ibintu by'ibihugu nyine tu. Muri Nigeria mu mukobo yari
andi makuru se Kampala bavuga ngo ubuzima buroroshye urayivamo Kampala ryari cyangwa waratuje bikunze nyine natura ariko nyine nzagenda ejo nyine mfite agatike kejo ariko none nafite gahunda yo kuza kugusura tugakora mu video buteye ahubwo wagiye cyane kuko mfite ticket ya nijoro agasawa kumenya ndaza kuva indege ni nimwe ku mugoroba yo ku mugoroba life urabona ko umuntu yo life imeze neza bya hatari kugira tumutungure ko urabona ko shira kamera aho hasi kamera ma urabona ibyo envelope rero kamera hano kugira dutungure umuntu igara dusanze urabona ko ibintu byose ni fresh bya hatari akakumba ariko urabona akumba keza bya hatari urero narinzi n'inzara yakwicara mvuye mu Rwanda mvuga ni abantu bakubita ibintu mberekana muri ara ko nta kintu wariye kuko nawe natsanze waporeje nasoje ariko nyine shana mutima mubi yangane turagutungura muri douche nasoje uri kumuma n'icyana se usanze gisohotse giye kumutona subscribe wasire twitwa The Future Voice cyangwa se kuri mwe tubona kuri channel ahantu swaye kutunoshaka kuri kuturebera kuri Instagram, TikTok, YouTube kuri hose no subscribe kora follow like share na comment kugira ngo tubashobana muri zino vlog ngizi cyangwa se dutungura abantu musana wacu mu banyite bamita Sisco ni Sisco au kubita ibintu byinshi benze bya hatari rero yarasumiye no mu wa Kampala vanero bira ku mafaranga gake reka tukubwire ko ugomba gukora nawe ngaho ukazogera ujye notification yacu buri gihe ujye ubasha kumenya ko twasohoye ikintu reka ujye bari ibiganiro byacu cyose wifuza kubwira abantu ahubwo first of all man Kelly ahubwo nafite gahunda yo kuzaza kukureba none urandebye kabisa buriya nyine nashaka no kugushimira bro nashaka kugushimira Kampala ni sawa bya hatari Kampala ni sawa ko ni nzirimo mwavuga ati mukoboye ko leta yari bya hatari nzibona mwishyura amadolari ngaho ntago ari menshi ni amadolari 500 gusa abantu bavuga ko Kampala hari umwanda bababwira iki se Kampala se hari no kubeshya hari abantu se bataba umwanda ahubwo hose atuye abantu ibyo nibyo bigaragaza abantu bakora arakora abantu bafite imikorere yose life rero reka nizere ko life imeze neza no Kampala imeze neza bya hatari muri murabona ikintu cyo kurya no kuryama ndabona fresh bya hatari ahubwo nanjye nafite gahunda yo kuzagutungura ya Kigali man nari naraguze na gift mvuga ni umva mungu wanje Kelly Ihsan ndashaka kuza kamugende manza muri muniga turagutungura ndabona life imeze neza none urabona hano kuri kamera abe planka man mukobe nari maribera tumeze nka za channel zindi akora planka yo gufata akajyano yabipanze mu Rwanda dukora isi film nayo marabo umukobwa y'abantu twa Kampala location ni Kasuyi cyangwa se muri apartment yitwa Sisco so reka tukujishirize gukora subscribe reka tukubwire ngo kanda bako kaboro kazogera ujye bujye basha kubona ibiganiro byacu ushobora kuri kutureba kuri TikTok cyangwa YouTube ushobora kuri YouTube TikTok Instagram reka tukubwire ngo kora follow like share na comment niba bikorera rwose nta mutima mubi nta mafaranga tugusabye no gukanda gusa ubu rero ibindi cyo twaganira nyuma ya kamera ibindi nta kibazo kabisa yo cyane merci kabisa tuganire ho gati na kamera